kimwe mu bintu bitera akaga ni ukubana na Yesu ntubimenye. Uranyumvise? Ako kantu subiramo. Kimwe mu bintu bitera umwaku nyine bituma uhora kuri etape imwe. Ni ukubana na Yesu ntubimenye. Noneho dufite n'abantu bari mu rusengero. Uranyibukije. Uretse gato. Uranyibukije kandi kantu umukozi w'Imana yatubwiye. Yego. Yaratubwiye ngo aha hantu turi ntabwo ariho tujya. Uretse kwinjira hose nawe dore byakubaye byinshi mu mutwe. Uretse ndangize. Ayiwe, onora se wowe wiza, ibyo wiza. Uretse mvaho hantu. Aravuga ngo bwami najyaga numva vuga. Nubugeramo. Uzanyibuke. Iki gisambo byagisabye kwiga inyigisho zo mubatizo. Oya. Byagisabye guhura n'umushumba. Oya. Uzi ikintu cyamubayeho? Yasobanukiwe uwo babambanywe nawe. Yego. Hari ukuntu tuza mu nzu y'Imana. Tukamara imyaka 30 tutarahura na Yesu kandi aduhora imbere. Tugendana. Yego. Dufite igice cy'abantu binjiye mu nzu y'Imana bataje gukizwa. Ubwo bahunze ubwoba. Uzabwambike ubwambure bwe. Yesu yatwemereye kuvuga ubwe bw'igorogota. Uzabwambike Yesu. Uzabwambike Yesu. Nushaka kwambika ubusa bikemu uzabwambike Yesu. Wikwambika mwene se ubusa. Ariko sinzi nimba abantu barakurikiye neza inyigisho ya pasiteri. Kuko yigishije ibintu byinshi cyarimwe. Muri iriya nyigisho. Yego. Hari ahantu yavuze ari kuvuga ku ntege nke z'abashumba bamwe n'abahanuzi. Uburyo bashobora kwima umuntu amahirwe yo gukizwa kubera kutagira ubwenge bwo kumwiyegereza no kumwakira igihe aje abagana. Atanga urugero rw'indaya. Yego. Yaje kureba Yesu. Yesu ati na keya nyinshi cyane. None abari ku ruhande ati uzi kunyibukije. Yavuze ngo Yesu Kristo. Yaravuze ngo Yesu Kristo yari afite ikintu biti kinyapfura. Voilà. Urakoze cyane. Ndibutse rwose. Urakoze Mana, urakoze rwose. Ndabyibutse neza. Afite discipline iteye ubwoba. Discipline iteye ubwoba. Ku buryo n'umuntu bigaragara ku isi yajugunye. Uzi ko wabonaga bene abo bantu aribo Yesu yishakira kwiyegereza. None twebwe dusigaye twemera kwegerana n'abantu tubanje kureba aho baturu. Buriya nge nubwo atari icyaha kuba bikora. Ni gake wanyumva avuga ngo Mana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Mfite reference z'ibintu Imana yankoreye nsengeramo. Uravuga ngo ikire? Ntarondoye abandi. Uvuga ngo iki? Mana ya mama. Mana yandeze ngakura ikanyusa amashereka yayo. Nge sinigeze no amashereka ya mama. Najyaga no subiramo ako kantu kavuga ngo Mana yandeze ikananyusa. Mu buryo ngiye kukubwira. Ngewe mama mbyara. Yararwaye urwaye nakubwiye. Kugira ngo nonke uwazaga kumurwaza kumufasha yasigaga nyonyeje. Nunduje bwa kabiri. Kumusura nawe akanyonsa. Makamvuye mu bikemo. Byo nko kuvuga Imana wahuye nayo. Yego. Ese waritse nkaguha story ya. Nge nuzi ko mvuga kwa pastor. Yego. Twakuze badutoza kubaha Imana no gusenga. Ariko rimwe na rimwe hari gihe nanatanga isomo ku bana ba pastor. Hari ukuntu dusenga Imana ya ba data. Ariko nta yacu tugira. Subiramo. Musenga Imana ya ba data. Hari umwana uvuga kwa pastor asenga kuko bimeze nka hari itegeko mu muryango gusenga. Ariko ntaryoherwe n'ubumana. Sinzi muri kunyumva. Donc agasenga kuko iwabo babishaka. Bigeze bapanga amasengesho mu rugo n'umwana ndabyibuka. Yo kwiyiriza ubusa. N'ubwa mbere nari ngiye kubikora. Njya guhisha ibiryo. Njya kugira ute? Guhisha ibiryo. Njya guhisha ibiryo. Kujya ndebe ko naza kubacika muri pose ngiye kurya. Ariko byibura mbane nabo mu kwiyiriza ubusa kuko ari ihame ry'umuryango. Iyo ukuze ugendera mu kigare cy'imyemerere. Yego. Utarahuye n'Imana personnellement. Uzi ikintu bigufasha? Uhinduka umupagani mwiza wo mu rusengero. Ikintu mfite cyo gukora. Uretse gukorera oya noneho reka nkubwire. Hari ukuntu ugerageza ubuzima bw'isi bundi abantu bigakunda. Hari abantu twagiye tujyana mu bintu by'amadiru. Nkabona bo biracamo. Uri kumva? Ariko nabiganya.
ntibikunde kubera iki mfite ikiziriko nziritseho uzabwambike ubwambure bwe Yesu yatwemereye kuvuga ubwe bw'igorogota uzabwambike Yesu nushaka kwambika ubusa bikemu uzabwambike Yesu wikwambika mwene se ubusa ariko sinzi nimba abantu barakurikiye neza inyigisho ya pasiteri kuko yigishije ibintu byinshi cyarimwe muri iriya nyigisho yego hari ahantu yavuze ari kuvuga ku ntege nke z'abashumba bamwe n'abahanuzi uburyo bashobora kwima umuntu amahirwe yo gukizwa kubera kutagira ubwenge bwo kumwegereza no kumwakira igihe aje abagana. Atanga urugero rw'indaya yego yaje kureba Yesu Yesu ati na keya nyinshi cyane none abari ku ruhande ati yavuze ngo Yesu Kristo yaravuze ngo Yesu Kristo yari afite ikintu biti kinyabupfura. Voilà urakoze cyane ndibutse rwose urakoze Mana urakoze rwose ndabyibutse neza. Afite discipline iteye ubwoba ku buryo n'umuntu bigaragara ko isi yajugunye uzi ko wabonaga bene abo bantu aribo Yesu yishakira kwiyegereza. None twebwe dusigaye twemera kwegerana n'abantu tubanje kureba aho baturutse. Hari ikintu amatorero ajya akora bita gutenga. Ni icyo nshaka ko tugeraho gutenga kw'amatorero amwe namwe amadini ariko ukwiye kubanza no gusobanukirwa ko idini ari umushinga wa shitani kurusha uw'Imana. Niba ibyo utabishyikira byo ntitwagendana. Tugende ibyo byo niba utabishyikira ntitwagendana mu kiganiro. Niba utarasobanukirwa ko idini ari poroje ya Satani kurusha kuba iy'Imana. Njyewe ntaryo ndimo. Nta dini ndimo njyewe. Waba ufite ikibazo gikomeye. Njyewe idini ntaryo ndimo. Ariko kandi niba udafite ahantu uteranira. Njyewe ndahafite. Nawe ikindi kibazo Dio dufite ikibazo mu njyewe ndahafite kuri amatopike menshi mu iki kiganiro cyane kandi azingira ibintu byinshi byo kuvuga n'utuma byose bivugira icyarimwe uratuma inzozi zanjye zirindwi ibintu byo gutenga ariko najya ngo bivugaho gato niyo wazanye ibintu by'ikinyabupfura n'umubyeyi wacu yakivuze. Yego hari ukuntu abantu bagira ngo batenze umuntu hari ukuntu idini rigusunika ngo riragutenze. Uzi ikintu bakoze gikomeye babwiye shitani ngo akira pase mwana beretse gato donc bahe Satani pase batabizi. Nzi umugabo utenze mu itorero nsengeramo amaze imyaka 10 n'ubaratenze kandi buri cyumweru aza gusenga. None hari n'undi utenze kubera ko yagiye kuvuga ubutumwa kutajya wumva nakubwiye ngo idini ni poroje ya Shitani kurusha iy'Imana. None uri gushaka kujyana mu mizi no muri detaye no kugira ute. Ngiye kubwira ibintu bitatu idini gukorera iyo ubaye umunyedini mwiza hano mu Kristo ariko wari ugikomeza ako gastori aragastori utarangiye wowe rero tugende nawe ndikumva bigoye cyane twagiye uri kumpa umwanya. Hari ibintu bitatu wakunze idini neza nyine mukaba inshuti neza ukaba umunyedini nyine uryoshye imbere y'abanyedini. Hari ibintu bitatu idini rishobora kugukorera. Idini rakwica ntigushyingura. Wacyumvise rirakwica ntirigushyingura. Yego kandi aryo ryakwisha. Kabiri umupfu wo mu idini umupfu wo mu idini ahora yibeshya ubugingo mu ito. Kimwe mu bintu zindashidikanya Imana iyo yagutumye Imana yego iyo yagutumye ntishobora kubura kukugeza ku rwego iguciraho inzira itambutsa ubutumwa bwayo yari yo yagutumye. Icyo banza ucyumve nawe uci nkebera mu cyamo kandi ndashaka ko burasese ngini ndaba strict n'ubundi nakubwiye nge sinyatsubiza mubutse yego ngusubiza mpereye kure ariko nkagusubiza. None se ninde muntu ufite ububasha bwo kutemerera uw'Imana yatumye gutumika kuwo muntu ahubwo Imana yabanza ikamwegezaho ubutumwa bugatambuka uwo muntu yagiye. Kabiri Imana icira inzira ubutumwa bwayo.
turabasuje bene data bakunzi bacu turi hano kuri gusenga rwa ndetse no kuri Evangelize Le Monde TV angewe ndi Dieudonné Imana ishimwe nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane angira ubuntu bwinshi bwo kwakira umusore w'umukozi w'Imana ndetse akaba n'umuhungu w'umukozi w'Imana akaba ari Bikemu wa Yesu. Uraho Bikemu wa Yesu? Uraho neza bwana Dieudonné. Harya woza uvuga ngo iki? Cyaje woza uvuga ngo iki? Nahoze avuga ukuntu iteka yagushyize ahagutse. Akwicaranya n'ibikomangoma. Erega kimwe mu bintu Imana ikora nicyo kirimo. Ubu uri kubwira isi ko yayicaza n'ibikomangoma. Yagushyize ahagutse kwicaranya n'ibikomangoma. Kandi wari ufite isezerano. Ati mwana wanjye ati nzaguhuza n'abakomeye. Uretse ko wicarana nawe buri munsi wowe ko wicarana nawe buri munsi ubwo nyine n'isezerano ryasohoye. Erega twicaye ahantu amateka n'akavukire bitari bitwemerera kwicara. Ariko amaraso ya Yesu yarayahatwicara. Amateka n'akavukire bitabemereraga kwicara. Ese ntuzi ko nabirarana igeri kabinosha ati ku bwa kavukire yanyu ibi ntibyari bibakwiriye. Ntibyari bibakwiriye ariko ku buntu bwatugezeho. Haleluya. Twashidutse twicayeho tukamenya. Hari umugabo nigeze kumva aravuga ngo njyewe uragendaga amashashi nagendanaga amashashi ngo ngendana iki wogendanaga n'iki. Ureza se ko agira ingendo ye. Ugira ngo ubuhamya bwanjye busa n'ubw'abandi. Wowe bimeze bite se kuvuga ngo wicaye ahantu kamere dakavukire n'ibiki byose bitabyemeraga. Ariko so twari kuba mu kiganiro umunezero bwashize yigisha tubwiye ngo iki ngo niturota 7 tujye tuvugamo 2. None ubwo urashaka ko mbimara byose. Aba turota 7 ngo tuzajya. Oya ariko abanyamakuru narabamenyesha. Byihorere. Winjijisha. Hari ubuhamya butavugwa. Bo bari bwite nyine bwawe n'Imana gusa. Oya ariko uravuze ngo aha hantu nicaye n'izina rya Yesu. Kubera yuko nta muntu numwe udafite ikintu ya Imana yakoze ku buzima bwe kandi yagira ubuhamya. Ariko buryo ubuhamya njyambona ubuhamya ntabwo ari ivuga butumwa. Ni imfasha nyigisho. Ariko hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ati jewe naje nikoreye amashashi yandi y'umuhondo na icyatsi ikira n'ibisheke ku mutwe none we waze kutubwire kamwe basa kamubwira akantu abantu batazi kuri njyewe bashobora gutangazwa nako. Yego. Uzi ko buriya ntigeze no nka amashereka ya mama. Gutese kandi byatewe n'iki? Mu gihe navukaga mama yararwaye uburwayi bukomeye cyane. Yaramaze k'imyaka 5 mu nzu. Yarashishutse umubiri wose atanyagurika. Sinzi yo ndwara ukuntu bayita. Mvuka muri iyo periode. Mvutse cyo habaho ikibazo cyo ngo uyu mwana aronka gute. Umva story rere hari. Umuntu navuga ngo ubuntu nibwo bwadukishije. Hari aba bafite n'ibihamya bifatika. Buriya nge nubwo atari icyaha kuba bikora. Ni gake wanyumva avuga ngo Mana ya Saduraka na Meshake na Abednego. Mfite reference z'ibintu Imana yankoreye nsengeramo. Uravuga ngo iki rero? Ntarondo yabandi. Uvuga ngo iki? Mana ya mama. Mana yandeze ngakura ikanyusa amashereka yayo. Nge sinigeze no nka amashereka ya mama. Najyaga no nka subiramo ko kantu kavuga ngo Mana yandeze ikananyusa. Mu buryo ngiye kukubwira. Ngewe mama mbyara. Yararwaye urwaye nakubwiye. Kugira ngo nonke uwazaga kumurwaza kumufasha yasigaga nyonyesha. Nunduje bwa kabiri. Kumusura nabakanyonsa. Makamvuye mu Bikemu uyu munsi. Ako se warukaze. Ntago nari. Arukuru mubona umuntu yicaye nyine agenda. Yicaye agenda. Ese ko tubona ubyibushye wari yibiki. Mukagira ngo ni ibintu byizanye hari ahantu Imana. Turabona ubyibushye wari yibiki. Nta muntu udafite background. Nta muntu udafite story yavuga kandi abantu bagafashwa. Ubusenge wari kumenya ko mfite ayo mateka ameze gutyo. Ndafashijwe pe. Ufite gahunda. Twonsa amashereka y'Imana. Amashereka y'Imana. Umwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Ariko duherukana na Pasteur Munezero. Wo mu majaruguru. Wo mu majaruguru. Ariko ugibona ukuntu abantu mu majaruguru bari anointed.
bari anointed ariko biri particulier en français on dit particulier. Igifaransa umunezero arakiza utaza gutuma azadukosora wowe uzumva igifaransa dudubiza muri ya nyigisho twakoranye ubwashize. Kirakomeye cyane ariko rero ubuza abantu mu majaruguru bafite icyo bita anointing iri particulier. Yego, ako kantu sinzi muri kuko ariko abavuga butumwa bakomoka muri iriya ntara y'amajyaruguru nyine nkuko turi kubivuga bavuga Yesu bahuye nawe kuko iri kumva background yabo y'amateka urugendo bagendanye n'Imana wumvamwe imirimo ikomeye y'Imana ku buryo bavuga Yesu bamuvuga nk'abamukozeho. Ni wo mwihariko njya mbona ku bantu ku bavuga butumwa ba Munezero ba Semajera bo n'abandi bagiye batandukanye ba Nyirapasika. Iyo bavuga ijambo, iyo babwiriza uba wumva bari kuvuga ibintu bahagazeho. Arakubwira ati nge nitwaga uyu muri iki gihe none ubu nitwiye. Kandi kugira ngo uvuge ibintu by'abandi wavuga ibyo wabonye, ariko uziko nta cyangwa wabonanye abandi wavuga ibyo wiboneye. Nta kintu kiryoha nko kuvuga Imana wahuye nayo. Yego, ese waritse nkaguha story ya nge ntuzi ko mvuga kwa pastor. Yego, twakuze badutoza kubaha Imana no gusenga ariko rimwe na rimwe hari igihe nanatanga isomo ku bana ba pastor. Hari ukuntu dusenga Imana ya ba data ariko nta yacu tugira. Subiramo. Musenga Imana ya ba data. Umwana uvuga kwa pastor asenga kuko bimeze nka hari itegeko mu muryango gusenga. Ariko ntaryoherwe n'ubumana. Sinzi muri kunyumva. Donc agasenga kuko iwabo babishaka. Bigeze bapanga amasengesho mu rugo y'umwana ndabyibuka yo kwiyiriza ubusa. N'ubwa mbere nari ngiye kubikora. Njya guhisha ibiryo. Njya kugira ute? Guhisha ibiryo. Njya guhisha ibiryo. Kugira ngo ndebe ko naza kubacika muri pause ngiye kurya ariko byibura mbane nabo mu kwiyiriza ubusa kuko ari ihame ry'umuryango. Iyo ukuze ugendera mu kigare cy'imyemerere, yego, utarahuye n'Imana personnellement, uzi ikintu bigufasha uhinduka umupagani mwiza wo mu rusengero. Uravuze ngo abana baba pastor, ikintu cyonyine bigufasha. Uravuze ngo abana baba pastor bamwe n'abapagani. No. Oya uretse no mu bana ba pasteri dufite n'ubundi abapagani bo mu rusengero benshi. Tureke kubigira particularity nubwo naho babonekamo, sibyo? Ariko ngewe isomo nshaka gutanga hano uryumve neza. Iyo ukuriye mu bintu by'Imana ukabikuriramo nyine mu kigare utarahuye na Yesu personally ngo mwihurire aguha agakiza ku bature, uhinduka umupagani wo mu rusengero. None umva mbime ibyiringiro. Ubibime. Yego. Kimwe mu bintu bigora bigira ute? Bigora. ni ukubona umuntu waguye ari mu rusengero kumva inkuru yuko yabyuka biragoye. Yego. Bimugezaho akubwira umubwira icyanditswe kimwe akakubwira waguye yarakuriye mu nzu y'Imana ari mu rusengero. Kimwe mu bintu bitari mu ibyiringiro byibura 40% ni ukumwumva yabaye umukristo mwiza. Umuntu waguye ari mu rusengero rero waguye ari mu rusengero birakomeye kugira ngo abyuke. Yarakuriyemo yararuvukiyemo. Reka nanjye gutere story. Reka nanjye gutere story kugira ngo ahinduke umukristo. Hari umugabo umwe w'umustar ukomeye. Yego. Uvuka ruguririya iwanyu. Yagize atya avuka ku mubyeyi. Urabizi yari ahantu nimba hari ahantu mupfukura amavuta nimba ari ahantu muyakura he. Mama warasenga. Nawe kandi yavuyeyo ayo mavuta yafite. Yego. Ariko yitangiye kumugata n'ahantu atanga identite yuko akijijwe. Ariko ari uwo nguwo wavuze. Yego. Gusa Imana ikurinde kumuvuga izina. Aya ntago namuvuga izina ubwenge mfite. Kandi ubwenge ndabufite mfite urugi. Ako kantu kurugi naze marero ni sawa cyane. Jewe afite urugi. Afite urugi. Noneho buri mukristo wese akwiye gushaka uburyo ki agira n'umubano uri personal n'Imana ku buryo afite ahantu ahurira n'Imana we bwite atari mu materaniro atagiye mu buvumo yaherekeje abandi atari muri korali ku buryo uvuga ngo nge n'Imana yongeza. Yego. Tuba turi kumwe nayo ndanayumva. Nari ndi kuguha story yanjye. Yego. Kugira n'abana ba pastor bandi bumvireho. Icyo gihe twakoze amasengesho njya guhisha ibiryo.
kubera iki ndi gusenga kuko umuryango wabisabye yego sindi gusenga kuko mfite icyifuzo kinyakamo cyo guhura n'Imana uzi igihe nabaye umukristo mwiza ni igihe marayika yansanze ndi jyenyine akanyumvisha impamvu yo gucungurwa kwanjye. wari ufite imyaka ingahe? Nari ngeze mu myaka 16 17. ubwo se wari uzi ishusho ya marayika? wari uyizi? none se kumenya marayika bisaba generation y'imyaka of course kubera yuko ntabwo wasomye se ngo umva Pasteur Munezero buretse gato na Pasteur Munezero kubera ko twigeze guhura yaramubonye ashobora kuvuga ati jewe marayika menya narigeze kumubona akakubwira n'isura ye akakubwira n'imyambaro yaje yambaye hasubwo wowe imyaka 12 koko ubwo wambwira gute? umva ikintu nasobanukiwe. Yego. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. ahubwo se wakora icyo gihe se wari ubizi gusenga? wakora umvaze wakora amahirwe yo kumera nk'umwana muto basi yaba ari ibyo wari wibaje ati aya mahirwe nyine aya mahirwe yaba ari uri kumbaza ngo yaturuka he abantu Yesu atangira urugero ati abantu na Yesu atunga urutoki ati ahirwa umuntu umeze nk'aba bana bato k'imitima yabo ntabwo yanduye. ariko rumaze kutubwira uti jewe rero mu myaka yanjye 10 nari mbeze nkarukurikira izindi ndi kugenda mu myaka yanjye 10 11 12 13 14 15 ntabwo nari nzi ibyo ndimo nakoraga ibintu kuko uko famille bishaka ariko fete atanze nubwo nabikoze ari itegeko ry'umuryango ko ndashima Imana ko iwacu batantegetse gukora ibintu bibi kuko dufite izindi ngero z'abana bandi bavuka mu yindi miryango muri iyo myaka yanjye babajyanaga kubaterekera ibigirwamana na za Nyabingi babategeka n'imivumo babavuma n'ibintu bizabakurikirana mu buzima bwabo kandi koko byagombaga kugenda uko babishakaga ariko bageze muri Kristo ahindura amateka y'ibyo byose. Kuvukira mu rugo rwo kwa Pasteur ukagira umugisha ukavamo umukristo ushaka kuba umuntu uhindura isi. Amina. kuko uba ufite uburere bwiza cyane kandi njyewe noneho umwihariko mfite ndetse n'abandi batandukanye njyewe nziritse ku Mana ariko ikibazo ngo nta kindi kintu mfite cyo gukora uretse gukorera Imana. uziritse ku Mana gukorera Imana kuri njye ni ubuzima ni ubugingo ni n'igice cya business. uze kumbabarira nkubaza ikibazo gikomeye kandi cyoroshye. Yego. wa musaza ataragenda yego nta bintu nka bibiri yaba yakumpereye kijyanye n'inkoni cyangwa kijyanye no kuvuga ati mwana wanjye nguhaye iki gitabo kimwe mu bintu nk'ibyo nta kintu cyakubayeho? uzi ko ukoze se ni ukuvuze ko ari bibiri gusa ibintu nka bitatu kubera yuko hari igihe uvuga ibintu nkagira ngo ari nk'inkoni buriya hari umugabo wavutse bamuha inkoni nta nkoni baguhaye. kimwe mu bintu nshima Imana. Yego. ndashima Imana kubwa kavukire yanjye. Yego. papa najyaga amubwira akiriho ngo iyo nza gukumenya ntarira umwana wawe nari kugusaba ukanyadobuta. yari afite indangagaciro ku buryo umuntu wese yakwemerera kubera umubyeyi agomba kuba na uwo muntu afite uburere nk'uwarezwe neza. ntabwo nzibagirwa namba amagambo yagakunda kutubwira iyo wamuhamagaraga kuri telefone murangije kuvugana ndi kumva uyu munsi wifuza ko tuganira kuri story yanjye ariko ibintu by'inzugi ntabwo nza kubitatira kandi ndabigukorera rwose nta kibazo. kimwe mu bintu bitadutera isoni ni uguhamya Imana yacu na kimwe mu bintu bidatera Imana isoni ni uguhamya ko turi abana bayo. rero ikintu ndi kukubwiraho iyo wamaraga kuvugana na muzehe kuri telefone yahitaga akubwira ngo nta mafaranga yawe nshaka nta nzu nta n'ibibanza ujye unyubahira Imana. nsubiramo nta mafaranga yawe nshaka nta mashuri ngusaba nta n'ibibanza. ikintu nifuza kuri wowe gikomeye nk'impano ikomeye ujye unyubahira Imana.
kirakomeye cyane, uzi kugira amahirwe yo kugira umubyeyi ukubwira utyo kirakomeye. Ni ukuvuga ngo nubwo wageze i Kigali ukaba ufite amafaranga ukaba ufite iki ntayo ushaka, nta kindi kintu yari akeneye kuri njye, ikintu yahoraga akeneye kuri njye no ku bandi bana bose ni ukunyubahira Imana. Uyu mwana ari kubaha Imana yanjye, iyo ni inkoni. hari ukuntu Imana yigiraga iyo noneho we ukumva wagira ngo abandi baza kuyivoma kuri we yari yarayiyegereje. Uri kumva hano ni ko umukristo akwiye kumera, yagiranaga ubusabane n'Imana ku rwego iyo yakumvaga uri kuyivuga nabi yego cyangwa uri kuyikorera nabi niwe wababaraga. Kimwe mu bintu byajyaga bitera papa ishema ni ukunyumva ndi muri konseri, ni ukubona ndi kuganira ijambo ry'Imana, ukumubwira ati papa ndagutumiye rwose ndi gucuranga, mfite igitaramo kuzamuka mu ntera kwanjye cyangwa kuba nagura ikibanza i Kigali ni ibintu bitari kumukora ku mutima, ariko kunyumva abantumiye Butare mu ivugabutumwa ati wow je n'ai pas été éduqué, ntabwo narereye ubusa, yabaga yishimye cyane. Rero uyu murage twahawe, rega uzi ukuntu Dawidi yaravuze ngo kuva nkivuka ni we naragijwe, uhereye igihe navaga mu nda ya mama. Hari abantu Imana yiyegereje ku buryo kuyicika byabagora, badafite ikindi kintu na kimwe cyo gukora uretse kuyikorera. nawe ntacyo ufite, ni ukuri Imana ntacyo nta kindi kintu mfite cyo gukora uretse gukorera. Oya noneho reka nkubwire, hari ukuntu ugerageza ubuzima bw'isi bundi abantu bigakunda. Hari abantu twagiye tujyana mu bintu by'amadiru nkabona bo biracamo, uri kumva, ariko nabiganya ntibikunde. Kubera iki? Mfite ikiziriko nziritseho aricyo Kristo. Igihe cyose nkoze ikintu Kristo atarimo esheke. Ubwo rero ndashaka ko mumfasha tukabwira isi yose agaciro k'iri zina rya Yesu Kristo, dore ko twari cyo kintu dusigaranye cyonyine mu buzima cyo gukora, ni ugukorera Imana. Ariko si njye njyenyine, niko ntago na Pawulo. Erega namwe nuko, namwe mudukurikiye twaremewe, Imana so yaturemewe. Igihe cyose ubayeho utazi impamvu waremwe, ubaho mu buzima bwo gutsindwa. Hari umugabo duherukana ubushize, amwita Pastor Munezero, yavuze akantu gakomeye, aravuga ngo nawe twari kumwe. Sinari ndi mu icyo kiganiro se, sinafashijwe bigeze hagati nzamo natangiye urangije bituzamo. Yaravuze ngo aho kugira ngo uzavuge umuntu uzavuge Yesu. Icyo kintu kimeze gite Pasiteri? Yego, yarancarenginze ku rwego rukomeye. Donc yongeye kunyumvisha ubunini bwa Yesu n'ukuntu Yesu yagutse, n'ukuntu ushobora kumuvuga kuva mu gitondo buri munsi ukamubonamo nk'ama episode 10 kandi umwaka ugashira ubona ibishya byo kumuvuga. Hari ahantu yageze nakunze, yaravuze ngo nushaka no kwambika mwene so ubusa kuri kamera uzabwambike ubwambure bwe. Yesu yatwemereye kuvuga ubwe bw'igorogota. Uzabwambike Yesu, uzabwambike Yesu. Nushaka kwambika ubusa bikemu uzabwambike Yesu, wikwambika mwene so ubusa. Ariko sinzi nimba abantu barakurikiye neza inyigisho ya Pasiteri, kuko yigishije ibintu byinshi cyarimwe muri iriya nyigisho. Yego, hari ahantu yavuze ari kuvuga ku ntege nke z'abashumba bamwe n'abahanuzi, uburyo bashobora kwima umuntu amahirwe yo gukizwa kubera kutagira ubwenge bwo kumwiyegereza no kumwakira igihe aje abagana. Atanga urugero rw'indaya. Yego, yaje kureba Yesu. Yesu ati na keya nyinshi cyane. None abari ku ruhande ati uzi kunyibukije, yavuze ngo Yesu Kristo, yaravuze ngo Yesu Kristo yari afite ikintu biti kinyapfura. Voilà urakoze cyane, ndibutse rwose. Urakoze Mana, urakoze rwose, ndabyibutse neza. Afite discipline iteye ubwoba ku buryo n'umuntu bigaragara ko isi yajugunye. Uzi ko wabonaga bene abo bantu aribo Yesu yishakira kwiyegereza. None twebwe dusigaye twemera kwegerana n'abantu tubanje kureba aho baturutse, icyo bakora, experience bafite, amashuri bize. None se aboroheje bashaka guhura na Yesu Kristo bazahora nawe gute? Twabafungiye imiryango n'inzira bagombaga kunyuramo. Ariko se buriya nka Yesu
ibisambo ko byari bibiri yaza kuvuga ngo ariko rero uranshogoje jewe ubungubu bakumanure bita baguhamba uri muzima. ndagira ngo nkubwire ko ubwo bushobozi yari abufite Yego. ariko ntiyabukoresheje kuko ntabwo byari ngombwa. Ahubwo dore ubushobozi yakoresheje nakunze. Yego. Hoya muri biriya bisambo biri kimwe cyaravuze ati ariko seka nkwereke. Ubwo nacyo ngo kiri kwigira ubwenge. Yego. Hari ijambo nakunze muri Bibiliya rivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Cyangwa kuri Kristo twakubonaga koko ukora ibitangaza tukumva n'inkuru zawe. Ni gute uri ku musaraba wavuye ku uwo musaraba nyine muri bwa butware tukuzi ko bari bamuzi ubutware. Yego. Ntimukajya mutekereza ko abapagani batazi gukomera kw'Imana. Ni umunsi utaragira ngo bahure nayo. Yego. Aravuga ngo wakwikijije aho hantu uri natwe ukagira ute ukadukiza. Ye baba we ariko sha buryo umwana w'ubugingo ntazabubura. Noneho ikindi gifatwa n'amarangamutima kiragihindukira ati my brother nta soni turi mu gihano kimwe n'uyu mugabo. Umva kuzi ko abagore b'abandi twabamaze mu izi karitsiye ukabuza amazu tumaze kwiba ukabuza ibintu twibye n'amazu twapfumuye ni ryari twigeze tujya kwiba. Izo ni commentaire z'umwigisha. Byibura wigeze umubona na rimwe ryari mu bintu twarimo ko twe twazize ibyo twakoze. Thank you so much. Ko twazize ibintu twakoze ubizi ngo uhaye n'urutonde. Ni ryari uyu mugabo uri gushinja gutya eyo wamubonye abikora ngira ngo ni ryari wamubonye yikorera urugi ntutinye Imana. Ntutinye iki Imana. Noneho umva se fukura umwana w'ubugingo no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfa buboneramo. Yego. Arango rata Yesu igihe nge nabaga ndi gupfumura amazu y'abandi ndi gusahura ndajyaga numva ibintu bintambuka mu matwi bijyanye ngo n'ubwami uzima. Ujyanye n'ubwami uzima. Najyaga numva ibintu by'ubwami ngo uzatuzamwe abantu nyuma y'ubu buzima. None hahita profita. Aravuga ati nugera muri bwa bwami. Ariko nanjye ngiye gushyira commentaire yanjye yarazi ubwenge. Iki gisambo cyari cyuze ubwenge. Uzi ikintu ushaka kutwigisha kimwe mu bintu bitera akaga ni ukubana na Yesu ntubimenye. Uranyumvise ako kantu subiramo. Kimwe mu bintu bitera umwaka nyine bituma uhora kuri etape ni ukubana na Yesu ntubimenye. Noneho dufite n'abantu bari mu rusengero uranyibukije uretse gato uranyibukije hari akandi kantu umukozi w'Imana yatubwiye. Yaratubwiye ngo aha hantu turi ntabwo ariho turimo tujya uretse kwinjira hose nawe dore byakubaye byinshi mu mutwe uretse ndangize ayiwe onora se wowe wiza ibyo wiza uretse mvaho hantu. Aravuga ngo bwa bwami najyaga numva vuga nubugeramo uzanyibuke. Iki gisambo byagisabye kwiga inyigisho zo mubatizo. Oya. Byagisabye guhura n'umushumba. Oya. Uzi ikintu cyamubayeho yasobanukiwe uwo babambanywe nawe. Yego. Hari ukuntu tuza mu nzu y'Imana tukamara imyaka 30 tutarahura na Yesu kandi aduhora imbere tugendana. Yego. Dufite igice cy'abantu binjiye mu nzu y'Imana bataje gukizwa ubwo bahunze ubwoba bw'umuriro. Kubera ko oya nasubiremo neza dufite igice cy'abantu binjiye mu nzu y'Imana bataje gukizwa ahubwo bahunze ubwoba. None yigeze atambuka hamwe gusa ni umukristo ubwo yigeze atambuka abantu bari kwigisha ibya Yesu ariko yumva bijambo bivuga ngo hari umuriro utazima uzatwika abantu bajye bashya nyine bahere kuno bazamuka bagire ku musatsi. Noneho we yirukankira mu rusengero atazawe no gukizwa ahubwo ahunze umuriro. None hageze mu rusengero ntiyahinduka umukristo mwiza ahubwo bicaranye ubwoba. Badutangarije itangazo ry'umuriro uzatwika abantu. Ukamuburaho ubukristo kumbi yaje kubera amakuru yamuguye mu matwi ko hari umuriro uzatwika abantu. Ngo yaje kubera igitangaza ngo yabonye ukabona we yicaye aho ngaho gusa ahunze umuriro. Kumbi dufite icyiciro cy'abantu bari mu nzu y'Imana bicaye mu nzu y'Imana baharindiririye umuriro utazima
iyo n'indi topike tutacokoza muri aka kanya baharindiririye umuriro utazima tugaruke kubera ko batigeze bahinduka ngo babe abakristo ba tugaruke ku kinyabupfura cya Yesu Kristo niho turi biretse mpaze noneho mbaze Yesu aba imfura nk'uko asanzwe ari ikinyarwanda gike mu mbabari aravuga ngo noneho wowe wumva ko na selection yatanze promotion yego ndagira ngo umenyeshe ko ibintu bigiye kukubaho si bizabejo si no mwaka utaha si no mu myaka 10 none uyu munsi haleluya uyu munsi nawe turi bubane mu ijoro none ko ibisambo ku musaraba byari bibiri kimwe n'icyamanutse ikindi kikazamuka kimwe mu bintu bishobora kukudindiza no kubana na Yesu ntubimenye ako kantu karakomeye ubwo turimo tugaruka kuri cya kinyabupfura cya Yesu Munezero yavuze muri yanyigisho urabizi ko twaje muri iki kiganiro kugira ngo tugaruke ku nyigisho ya pasteur imirongo yagiye yigishaho twongere tuyuze kugira ngo abantu burya y'umuntu mukuru avuze rwose uriya ni umubyeyi bagira ukuntu umuntu hari ibyo twasigaranye rero bacenshura ukarebamo ikinyabupfura cya Yesu cyari giteye ubwoba aho indayiza kumusiga amavuta ariko hari n'akandi yagarutse ku bantu bo muri iyi minsi ikinyabupfura kiri kugenda gishira abantu wiha kwepa abantu bo muri iyi minsi se urarinda bashidikanyaho Paulo yabavuze buke ko nyine uminsi meruka azazibe birushya ugakomeza ugasoma abantu azabikunda birarira bakunda impiya bagirute hari akantu yasoreje ngo bazaba bambaye ishusho yo kwera ngo ariko biyakana imbaraga zako abantu ujyumva ndahumva kwambara ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako ni nko kuba uri umusirikare uravuze ngo reka nguhe urugero kugira ngo nkumvishe ko mbyibuka hari umuntu umwe mukozi w'Imana aravuze ati ubundi ubwo wakizwa ute wakiranuka ute abana banjye babuze minerva wakiranuka ute n'inzu yanjye ntarayishyura ubwo ngubwo nyine nzirwanaho gire nte agutuburira reka mpite musubiza nimba ari n'abandi badukurikiye bameze nkawe ntabwo duhuzwa n'Imana n'ibyo dukorera duhuzwa nawe n'ibyo yarangije gukora ibintu byose Yesu yagombaga gukora ngo tubone ubuzima yarabikoze iki twica ntituzi amahame yo kubisingira twananiwe guhitamo erega ubona abantu badakizwa nta kindi kibagora suko agakiza kadahara ahubwo choice yagoye abantu shuwa agakiza n'amahitamo ushobora guhitamo gukizwa cyangwa kudakizwa rero buri gihe uri gushakira Imana mu byo igukorera ushaka ko igukorera hari igihe utayibona ariko irebeye mu byo yakoze no kuri kose uhita uyibona kuko nta muntu umwe utakora urutonde rw'ibintu Imana imaze gukora ku buzima bwe kabiri ikintu Imana yakoze cyo guha isi umucunguzi nicyo kintu cyari kiremereye twaburaga yafashe ngo ubutunzi bwose ngibubika muri Kristo Yesu none ubwo bukibubitsa abantu mu muzinga guhakura harya nubwo waravuze guhakura nibyo byaturanye tube twasubitse gato tugaruke ku bantu tugaruke ku hantu abantu wavuze no muri Bibiliya bagarutseho bafite ikinyabupfura yego bavuze ku bintu by'ikinyabupfura by'iki ariko muri iyi si y'iki gihe yego reka tubwire abantu ko bakwiye kugira ikinyabupfura cyane rwose bakwiriye kugira ikinyabupfura kuko nimba Yesu Kristo aragize ikinyabupfura akakigira ntabwo pastor nimba witwa pastor ureka kukigira yego ntabwo bikemu ureka kukigira hari akabazo gakomeye kandi koroshye nshaka kukubaza uraje uri pasiteri nako uri bikemu nize ko kuvuga abantu bitari byiza ariko nani ngiye kubivuga fa kubavuga muri Kristo uri pasiteri uri bikemu yego ku rwego rw'ikinyabupfura ndagira ngo kantu kanarize tukumve neza yego
ibintu byose wabikurikizaga ku murongo ariko uratsikiye. erega hari ikintu kijya kibaho ku buretse Mana. gato uratsikiye baraguciye no kugusuhuza ntibakigusuhuza fata utebike kubera yuko indaya yaje ku birenge bya Yesu Kristo. Kuki atayirukanye? ashaka indaya wayitinzeho. Kuki atayirukanye igisambo ko cyo bari babambaye ehe yari yarujye amafaranga menshi ariko mwarangiza ukamunjugunya inyuma y'itorero no kumusuhuza ntiba bakimusuhuje no kugira gute no bakimusuhuje n'umusuhuje nawe wareba nabi nawe bakamuca. Ibyo bintu babivuga biki? Reka mbaze nkubwire, igihe cyose Imana iguhamagariye kuyikorera, ikintu cya mbere ukwiye kuyisaba buri gitondo kujya mu kindi gitondo washaka kamara ukwezi, ugomba kuyisaba kwiguha impano y'ubwenge. Impano zose wagira ukayihusha, ugahisha y'ubwenge, uvanga ibintu by'Imana kandi warahamagawe. Arakantu twagarutseho mu kiganiro cy'ubwashize ariko kubahanuzi bafungwa bazize ntucenge banza usubize beretese reka ndi ngeso ubundi wenda n'ubwa mbere tuganire sinjya nsubiza gutyo gusa urabanza ugaca cyane rwose cyane rwose ndagukurikira ipfa kumva mba nkora ikintu nshaka no kwigisha abantu. Yego nyine ndikubwira ku mpano y'ubwenge niyo niyiza kugusubiza. Igihe cyose uri gukora umurimo w'Imana wahamagariwe udafite iyo mpano uvanga ibintu cyane ugateza ikibazo no gutuma izina ry'Imana rituka mu banyamahanga. Urugero dufite abantu bagiye bazana abantu zana kuri YouTube izo dukoreraho ukabona umuntu afunzwe n'ibintu yavuze baramufunze nyine kubera iki ageze hari ahari guhanura arenga umurongo utukura. aho hari ndaza gutuma tuhageraho kumva mu buhanuzi bwe. ibintu by'urugi tugiye kubigeraho mu kanya uretse gatoya. Turacyari kuki? Turacyari ku kintu cyitwa ibintu by'urugi turaza kubigeraho mu kanya kubera ko ibintu by'urugi turaza kubyikuza. Turaza kubyikuza. Nari nkubajije ako kabazo kandi gakomeye kandi koroshye. Jewe birambabaza ukuri nicyo ntavuze. Nako ubundi je mvugisha ukuri kuzima. Kabona umuntu uramusohoye yari bikemu n'Imana yamwemeraga ariko yatsikiye ariko ugasanga ikintu biti ikinyabupfura kiri kugenda gakeya. Hari ikintu amatorero ajya akora bita gutenga. Ni icyo nshaka ko tugeraho. Gutenga kw'amatorero amwe namwe amadini ariko ukwiye kubanza no gusobanukirwa ko idini ari umushinga wa shitani kurusha uw'Imana. Niba ibyo utabishyikira byo ntitwagendana. Tugende ibyo byo niba utabishyikira ntitwagendana mu kiganiro. Niba utarasobanukirwa ko idini ari projet ya Satani kurusha kubiy'Imana. Ngewe ntaryo ndimo. Nta dini ndimo ngewe. Waba ufite ikibazo gikomeye. Ngewe idini ntaryo ndimo. Ariko kandi niba udafite ahantu uteranira. Ngewe ndahafite. Nawe ikindi kibazo Dio dufite ikibazo ngewe ndahafite kuri amatopike menshi muri iki kiganiro cyane kandi azingira ibintu byinshi byo kuvuga n'utuma byose bivugira icyarimwe uratuma inzozi zanjye zirindwi ibintu byo gutenga ariko najya ngo bivugaho gato niyo wazanye ibintu by'ikinyabupfura n'umubyeyi wacu akivuze. Yego hari ukuntu abantu bagira ngo batenze umuntu hari ukuntu idini rigusunika ngo riragutenze. Uzi ikintu bakoze gikomeye babwiye shitani ngo akira pase mwana. Beretse gato. Donc bahe Satani pase batabizi. Nzi umugabo utenze mu itorero nsengeramo amaze imyaka 10. No baratenze kandi buri cyumweru aza gusenga. None hari n'undi utenze kubera ko yagiye kuvuga ubutumwa. Kutajya wumva nakubwiye ngo idini ni projet ya Shitani kurusha y'Imana. None uri gushaka kujyana mu mizi no muri detail no kugira ute. Ngiye kubwira ibintu bitatu idini gukorera iyo ubaye umunyedini mwiza kandi umukristo mwiza. Ariko wari ugikomeza ako gastori aragastori utarangiye wowe rero tugende nawe kumva bigoye cyane. Twagiye uri kumpa umwanya. Hari ibintu bitatu wakunze idini neza nyine mukaba inshuti neza
ukaba umunyedini nyine uryoshye imbere y'abanyedini hari ibintu bitatu idini rishobora kugukorera. idini rirakwica ntigushyingure. wacyumvise? rirakwica ntirigushyingura. yego. kandi ariryo ryakwishe. kabiri, umupfu wo mu idini umuki? umupfu wo mu idini ahora yibeshya ubugingo mu itorero. aho so iki gihungu kiri kunyumva we. ndakumva pe ntabwo ndi igihungu ndi igipapa. iki gipapa. idini rirakwishe irigushyingura. nta kandi ngiye kuvuga ko ushaka hano kandika. yego. idini yiguhetse ntigusimbiza. rirakujishura. baretse yiguhetse ntigira ute? ntabwo rigusimbiza. gatatu, umupfu wo mu idini yego ahora yibeshya ubugingo mu itorero ry'Imana. ubundi ryo niryo donc niwumva uri umunyadini mwiza uryoshye. dufite ukuntu ushobora kwinjira mu rusengero. komana we umuntu wazanye idini yangije ubutumwa bwiza. ufite ukuntu ushobora kwinjira mu rusengero ukareba umwana w'umukobwa pastor ari kumutangira urugero. niko mwabakobwa mwagiye mwambara nk'uyu mwana. umwana wacu yambara uko dushaka. arikwiza. ni uri mu ntebe mu gitondo zihanagura. yitangira umurimo w'Imana. ubu ntimwamufatiraho icyitegererezo cy'umukristo mwiza. noneho pasteri dore ikosa ryabayeho rero muri religion de l'Afrique. abashumba twagize ibyago by'uko abantu benshi bigishije ijambo ry'Imana badashaka ko ijambo rijya gukora icyo Bibiliya yaritumye, ahubwo bashaka ko rikora icyo bo baritumye. we ntabwo nyumvise. ndakumvisha. abantu benshi bigishije ijambo ry'Imana badashaka ko rikora icyo ryatumwe kuri twe. yego. ahubwo bo bakarituma icyo bashaka. bakarituma for example icyo bashaka. for example yego. dufite igiterane cy'iminsi 7 cyo gutanga isaka. cy'iminsi 7 cyo gutanga isaka no kugaruza ibyanyazwe. igiterane cy'iminsi cyo gutanga isaka 1. Abraham atamba isaka. dukwiye kwibaza ni iki Bibiliya yashakaga kutwigisha. what is the logic behind? ni iki Bibiliya yashakaga kutwigisha? Abraham atamba isaka. kabiri, dufite ba isaka bangahe ko isaka wabaye hari umwe. turatamba isaka wowe. isaka wanjye ni iki imbere y'Imana? Imana yasabye Abraham gutamba isaka kugira ngo Imana igenzure umutima wa Abraham, igipimo urukundo Abraham ayikundaho, arebe nimba yakwemera gutanga umwana we rukumba afite. yego. umvase Imana ibonye ko bishoboka ko Abraham ari ku rwo rwego, ishaka igitambo isaka ntiyaba gipfuye. yego. none inyigisho y'idini idusaba gutamba isaka atari ukubera inyungu zo kwerekana igipimo cy'urukundo dukunda Imana. ubwo ari kubera babyita politique monétaire. nayo irakora mu nsengero burya. monetary policy ni ikihe cyanditswe nabona cyiza gishobora kumfasha gusarura amafaranga mu bantu, gishobora gutubura ubukungu bwanjye. nuko mbwira abantu ko batamba isaka, kandi isaka logiquement yaratambwe rimwe. oye bretse isaka ni ikintu gihenze cy'agaciro. nabwira umukristo gutya akamushushanyiriza ibyo kwa Abraham na Isaka, aravuga ngo nanjye isaka mfite ashobora kuba ari ikibanza cyanjye mfite Kigali gihenze, ashobora kuba ari imodoka yanjye. ahubwo ukibaza iyi modoka irambyarira kuyitanga kubera iki? ko Imana yatumye yashatse Abraham ko atamba isaka kugira ngo igerageze igipimo cy'urukundo akitseho. njyewe iwo isaka ngiye gutanga waje si kubera inyigisho buretse Diode buretse mbabarira aho si kubera inyigisho gusa. nicyo pastor wagambiriye nakubwiye muri introduction. nakubwiye ngo abantu benshi bigishije ubutumwa bwiza, bigishije ijambo ry'Imana badashaka ko rikora icyo ryadutumweho, ahubwo bashaka ko rikora bo icyo bashaka. ibyo bintu biratandukanye. kabiri, Imana imaze kubona igipimo cy'urukundo Abraham ayikunda. ese ubundi isaka yabaye igitanga? nanjye nicyo nangiye kukubaza. yaratambwe se? subiza wowe. ntabwo Imana yashatse iki? yashatse igitambo.
nese ubwo nta kintu uri none warangiza twege ngo dutambe tugiye gutamba isaka abashumba baramutugarurira ntawe batugarurira araho nigeze kunyarukira barazi ko tujya tunyaruka baravuga ngo kuramo ngo ikintu cyari cyose cy'agaciro ufite ngo nimba ari n'utuntu twawe wari ufite nimba ari n'agatike kagomba kujyana hariya ukadusigira nkibaza ni se mushumba koko nawe koko usa ndagenda n'amaguru kubera igitambo bazi tumva ikintu nacyumvisha cyane niba Imana iguhamagaye kimwe mu bintu bikwiye kukubuza gusinzira ni ukurara uyisaba impano y'ubwenge. Yego, ubwenge cyane kugira ngo utazangiza byinshi kubera kubura ubwenge ubwenge ubushishozi. Imana yigeze ituma ni Yesaya ku manu Zezekiya bwati Imana ikuntumye tugiye gupfa. Ugiye kugira ute? Gupfa. Rwose raga ibyawe ugiye kugira ute? Gupfa. Ugiye kugira ute? Gupfa. Hari ikintu nshaka kubanza kukubwira. Yego. Dukwiye gusobanukirwa impamvu Imana idutuma. Impamvu ya mbere Imana idutuma kubw'impamvu y'urukundo. Hari igihe Imana igira Yesu wembaza ikinyarwanda. Narijye kwangwa hari igihe Imana ihura n'umukoshi. Iyo yuzuye urukundo ariko yajya gutuma igatuma umuhanuzi utarufite. Ese uri kunyumva we? Nabyumvishe. Igatuma umuhanuzi udafite urukundo. We. Hari igihe idutumaho. Kubw'iki? Kubw'urukundo. None yagira ibyago. Igatuma umuhanuzi utarufite. Igatuma umuntu utarufite. Noneho akatuzanira ibivuye ku mutima w'Imana nk'itangazo. Kandi yatuma yagera kuri televiziyo bikemu namutiza mikoro y'Iyobokamana TV. Tineza mikoro ati ufite nkuruki ibantumyeho. Ibantumyeho. Yego. Igize ute? Ibamutumyeho. Ati abanyarwanda mwumve. Nje maze iminsi 3 nsenga. Yambwiye ngo irabarimbuye. Ibyo mwabonye ni udutonyanga kwacinara Yesu. Are you foolish? Wagize umugisha wo kuganira n'Imana. Umugisha. Wagiye mu bwiru bw'Imana ikubwira ibyo itambwiye we. Wagize iyo capacity. None aho kuhavuye itwingingiye. Aho kugira ngo uhavuye itwingingiye nk'umuntu abonye iyo capacity yo kuyegera no kuvugana nayo. Ufashe ibyo guhaye nk'itangazo. Uje gutanga. Ukwiye kubanza kumenya ukiyiri imbere. Kubera iki intumye ku banyarwanda mu gihe gisa nk'igikama n'ubutumwa bumeze utya. Basi uretse ubwenge buke no kutagira rwaruge. Munezero yavuze. Yego. Uzi ko ukiri kumwe naho aho gaho siri place. Ushobora no kuyiririra. Bibiliya iravuga ngo niyo yaba umuntu umwe ngo napfukama ngo akaririra igihugu mu makiranutse muzamanuka nyiza igihugu. Uzi ko ushobora kubona impano y'ubwenge uri imbere y'Imana iri kuguha ibyo bintu ibyo yishurirwa nubwo bahanuzi ukayibwira ngo mahana please daddy papa oh my god ndakwinginze ko amaso y'abanyarwanda yabonye ibintu byinshi bibi dukora iki ngo udukize ibi byago. Uburetse ukayibwira ngo dukora iki udukize ibi byago. Ugize amahirwe uri umuhanuzi uri kuganira n'Imana igutuma ku gihugu wenda iri kukubwira ibyago da iri kukubwira n'ibintu bibi nkaho wayiprofisi uyiri imbere uyibaza icyo gukora kugira ngo bitaba ubizanye nk'itangazo kuri YouTube cyangwa ku zindi nzego z'itangazamakuru. Imana irabishe irabarimbuye ibyo mwabonye n'ibike kwacinara Yesu. Ubuze ubwenge imbere y'Imana erega kuba umuhanuzi ni kimwe no kugira impano y'ubwenge ni ikindi. Hari ikintu nakubwiye muri iki kiganiro. Imana yuzuye urukundo inadutumaho kubera urukundo. Noneho nabuze ikinyarwanda nkoresha abantu banyihanganira. Hari igihe igira umukoshi ikadutumana urukundo ariko igatuma umuntu utarufite. Ntago Imana igira umukoshi. Hujye nyine umbabarire niseguye humura ni ko ikinyarwanda kimera. Nabuze ikinyarwanda nkoresha. Abantu banyumve neza babinkire mu zindi ndimi baza. Hari igihe Imana itugirira icyizere tutarabo kwizerwa. Hari igihe Imana
Diyodoni yagiye guhura n'Imana imutumye kuri Bikemu tugenda ubwire Bikemu ati arapfuye ararimbutse nawe nyine uyishusho gushira koko Bike urapfuye kandi urarimbutse se wabashije Imana ikishaka kunziza nkagitunganya simbe ngipfuye Imana yatumye umuhanuzi Yesaya kuri Hezekiya ngo raga ibyo ufite byose n'abana bawe kuko ugiye gupfa ugiye gutanga aho hantu ntago tuza kwemera uri kumva nyemerera gato nkubaza akantu gatoya yego iguhaye ubutumwa buri specific bugeneye kugira ahantu bakura bukagera naho ubageza yego ntabwo wemerewe kubutanga ubutumwa hari ubutumwa bumwe twigeze kubona ejo bundi yego mwabonye he bwabaye mu itorero rimwe umuhanuzi arahaguruka utanoroshye ubwo umuhanuzi utoroshye nawe ushobora kuza kumudefinisa buriya rega gusa Bibiliya ikategoriza abahanuzi bato n'abakuru sinzi rero umuhanuzi utoroshye ni umuhanuzi mukuru nose umuntu yaba ari umuhanuzi mukuru ajejwe gutanga igaburo ni iki gihindura umuhanuzi gukura herega udacanganyukisha public erega igihindura umuhanzi mukuru umuhanuzi mukuru ariko uri kumbaza ibintu uko mubaza ibyo uzi nka mwarimu oya wimbaza ibyo uzi nka mwarimu kuganira nyine nibyo ariko ikintu kimwe kigaragara kuri kamera uretse gato no gusigura ujuje imbere yabo nganiriza ikintu kimwe kiranga umuhanuzi mukuru yego ahanura ibintu bikomeye kandi by'ingenzi kandi biri ku murongo bifite aho bikura abantu bifite n'aho bibageza uno wa muhanuzi mukuru hari n'abandi rero it's according to you yeah it's according to me yes. According to you is what according to me yeah. No, I cannot say it according to me. I have to say it as the Bible says. Kuko ushobora kwibaza gukura mu mwuka. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga iki? Wenda ahanga ntitwatinde. Ngewe niko nabibona wenda ashobora kuba nabikoze muri nabifashe muri context. Yego. Umuntu umwe numwe mu bantu b'imbere. Yego. Bo mu itorero. Yego. Musaza umwe aratwigishije. Azana tuba tutavuga atuvuga ngo ni wambara ibintu by'ubusa byanteye ubwoba bikomeye cyane ati ibintu byo kwambika ubusa no kugira gute ntago ari ibintu ariko uri umuntu w'imbere mu itorero birazwi ko n'Imana yaguhaye iyo mana n'Imana iragutumye ikimara kugutuma igutegetse gutanga ubwo butumwa igize ute igutegetse kuko iragutumye kandi ubwo butumwa bugenewe abantu bose cyangwa ni particularity bose yego simvuga baza ahangaha kuri YouTube ariko ushobora kuba ari n'urusengero ushobora kuba ari n'ahandi uwo muntu ntabwo yemerewe gutanga ubwo butumwa kimwe mu bintu zindashidikanya Imana iyo yagutumye Imana yego iyo yagutumye ntishobora kubura kukugeza ku rwego guciraho inzira itambutsa ubutumwa bwayo yari yagutumye icyo banze cyumve nawe uca inkebera mu cyamo kandi ndashaka ko burasese ngine ndaba strict n'ubundi nako bwenge sinyatsubiza mubutse yego ngusubiza mpereye kure ariko nkagusubiza none se ninde muntu ufite ububasha bwo kutemerera uw'Imana yatumye gutumika ko uwo muntu ahubwo Imana yabanze ikamwegezaho ubutumwa bugatambuka uwo muntu yagiye kabiri Imana icira inzira ubutumwa bwayo icira inzira ubutumwa bwayo rwose ku buryo ikintu kinshimishije nuko nshimye kubizi iyo ariyo haleluya kuko iyo ariyo dufite n'irindi shyano ry'abaza bavuga ko ibatumye atariyo tukaba twanabacecekesha ati tetwa Imana yacu si ukwivuga ntivugira mu kavuyo no mu kajagari sibyo tukabasaba guceceka iyo tumucecekesheje agaceceka bigakunda ntabwo ari yo yamutumye yego umuntu watumwe n'Imana umuntu watumwe n'Imana ukuntu iri seriye uzi ko umuntu Imana itumye ahinduka nk'igiharamagara
ashobora no kuzana mu isoko agasandaza ibintu byose ati reka none narakubwira akantu kuba umuvugabutumwa mwiza you have to be a risk taker ni nko gukora business risk taker ni umuntu wemera gufata risk ziboneka mu kazi kose yakoze none ko turi hano kwa Werarise turi gukora iki kiganiro none se ko turi gukora iki kiganiro iyi mikrofone yanjye yikubisa hasi gapfe Werarise yayindihisha yayindihisha uteze ngewe ndi muri company kandi Werarise ajya gusinya umushinga wa studio nk'iyi nziza twicayemo yikoreye n'ibibazo bizahaturuka umwana niba nyereye kuri kamera ikagwa hasi ntabwo Werarise ahamagara papa w'umwana ati muze hari umwana wasitaye kuri kamera muri studio ni mu amafaranga Werarise wabikora arambwiye ngo wapi ari ku ruhande mu bukristo mu bijyanye no kwemera we have to be risk taker tugomba gufata risk zose twagirira mu rugendo rwo kujya mu ijuru niba koko tuvuga ko ari rwo rugendo turimo dufite ingero z'abantu benshi cyane muri Bibiliya bikoreye risk z'ubutumwa bwiza bemera no kwicwa ku buryo no mu kubica bavugaga ati tubabajwe n'urupfu mutwishe donc bakabazwa n'ukuntu babishe uko batashakaga tubundi nge nifuzaga ko mu mbamba muncuritse tunone mukozi ko samugiye kumbamba nk'umwami wanje hari n'ibintu njya numva ngo hari itorero ngo ryacecekesheje ngo abahanuzi ngo ntibahanure kwiki no kuri ko Imana abantu bacecekesheje sabahanuzi abantu bacecekesheje ntabwo ari abahanuzi bagaceceka wararinda kugurira ikise abantu bacecekesheje bagaceceka nabari bakwiye guceceka kwiki ari umushumba wabivuze none se nta bantu dufite bari guhanura ari umushumba wabivuze umuki umushumba nese umushumba wese w'Imana nese Imana irivuguruza cyangwa yivamo cyangwa iri contraduiza bacecekesheje abagombaga guceceka cyangwa bavangiwe nta muntu ufite capacity yo guhagarika umuntu Imana itumye no kuri kibareka nkubwire Imana yantumye ugashaka kwitambika ubutumwa bwayo igukuraho bwo bugatambuka nta kintu cyabaye ikindi bahaye umurongo ibintu kuko hari abantu bafite impano z'Imana ariko babuze ubwenge ariko nubwo uri kuvuga ngo babuze ubwenge tubivuge tubitsindagire hari ukuntu Imana iguha impano ariko ukabura ubwenge urugero wowe uje mu rusengero uraje urarebye Bikema aho yicaye n'umugore anyicaye imbere Imana ikuntumye hinki Imana ni nayo igutumye ntuyibeshyera tubwira Bikema ariko ubusambanyi buretse Diodo buretse bwira Bikema ariko iki ubusambanyi madama nyicaye imbere ko muri biganiro bya Bikema babitoroshye madama nyicaye imbere turi mu rusengero rw'abantu 1000 message yari ya Bikema personally ni w'Imana yaritumyeho ni nawe Imana yashakaga none Imana ihuye n'ikibazo cyuko itumye umuhanuzi utagira ubwenge araje nsanze mu rusengero rw'abantu 1000 anzaniye message yanjye ngiye nyine ku giti cyanjye mu bantu 1000 ngo ninde kubusambanyi kandi sinasambanye n'itorero ryose Imana yashakaga ko Imana yantumyeho kubw'urukundo ngo ndeke ubusambanye mpinduka umwana wayo izandaga ubugingo buhoraho none ukoze ko sohanuriye mu rusengero ko ndumusambanyi imbere y'umugore n'abana iki giye gikurikiraho ndakura ubugingo ariko mpakure gusenyuka ku rugo ningera mu rugo ubundi se ubugingo nabo hakore gute nicyo gikomere ba nkuye kubera umuhanuzi mubi nikika mu rugo madama arambwira ati ukambwira rero wasambanye nande umva skandal umuntu akereye hagati mu itorero no mu muryango wanjye biturutse ku bwenge buke yagize mu gihe yagombaga kuza amateraniro arangiye akaza neza muri discipline akambwira ati Bike ko hari ikintu Imana iri kukugaya ati nigikise Bike ubusambanye bwa Imana iraburambiwe uri kumva neza ubusambanye bwawe Imana igize ute iraburambiwe kamubwira ati mukozi w'Imana ntabwo wavangiwe Imana ikuntumye hiranze insengero bikarangira umugore atabimenye n'abana bikarangira utanyandagaje mu itorero kandi nkanyakiranuka imbere y'Imana nkanihana nkabo w'Imana ishaka binyuze muri discipline hari gihe rero Imana itumana urukundo igatuma abantu batarufite cyangwa badafite ubwenge cyangwa badafite inama Diodo buretse nsosi you close
Mose Imana yigeze ifata icyemezo cyo kurimbura Abisirayeli avuga ngo singishaka ko muzashyika muri kiriya gihugu kubw'ukuntu mundakaje, mwese ngiye kubicira hano mu butayu mwese, nta n'umwe uzagenda. Baba we ndeba nkubwire mwana, Mose uko nayibwiye yavuga ati mbere y'uko barimbura nkubaza akabazo, tukiri muri Egiputa tukiri he? Abanyegiputa na Farawo bagusuzuguye, bataye mu matwi yabo amagambo avuga ko uzambutse ubu bwoko ukabwambutsa inyanja itukura ukabujyana ukabugeza i Kanani, none ko uvuze ko ugiye kuburimbura. Abanyamahanga badakijijwe batazi Imana bumvise utanga iryo tangazo ko uzadushyitsa, niba byumva bazavuga ko Imana yinjijwe yivuguruza, bazavuga ko uri akamana. Ngaho fata umwanya nawe Imana ubitekerezeho. Inama za Mose yagiriye Imana inama, atuma Imana igarura umujinya wayo ku bwoko bw'Imana. Icyemezo cyo kurimbura Abisirayeli ibiciye mu butayu bose ngo ibamare iragihindura. Wumvise karite zo umuhanuzi mwiza? Iyo uri umuhanuzi mwiza ushobora no kuba umujyanama mwiza w'Imana igihe uri muri presence Imana gushakamo, ukayibwira ngo Mana kuvuze ngo Abanyarwanda ibyago biraje, watubwiye ikintu dukora ibyago ntibize, nicyo uri kudushinja. Bikemo uri kuvuga ukagira ngo abantu bose bahuje capacité intellectuelle cyangwa spirituelle nk'iyo ufite. Ni n'umwako nabangize uzingize ibyago abantu bose bakumva ibintu nkuko mbyumva, ubwo sisi yabiryoshye yabiryoshye kubera ko ubutumwa uri gutanga bwawe kugera kuri umenya yuko abami hari umwami wagiye kwima muri Bibiliya asaba impano y'ubwenge. Abantu bose siko bagira ubwenge. Icyo ni kimwe. Kandi ubwenge ubwenge ntibabwitiranye n'ubw'Ibutare n'ubwo muri Belgique n'ubwo muri Amerika. Bose siko bagira ubwenge. Ubwenge turi kuvuga. Ariko Salomo ntiyari yarize make ariko yasabye ubwenge. Ubwo buhanuzi uri kuvuga nibyo, ariko menya neza yuko hari abantu biti bihaze. Abo bantu biti bihaze ntibumva. Ikindi ugomba kumenya, umwana wo kurimbuka nta kintu wamukorera ngo azabone ubugingo. Akukabika ahantu uzakambaza ubutaha. Okay, none se bihuriye he? Ubushize turi mu kiganiro bihuriye he n'urugi Pasiteri Munezero yavuga? Rura rugi uraza kunyemerera turugire part 2 kuko ni topic iremereye. Pasiteri Munezero urabyuka twicaranye mu kiganiro yageze abantu avuga ngo ababajwe nuko abantuzi benshi bo muri iyi generation badafite inzugi ku minwa, ahubwo bari talkative, ikije cyose bakakivuga. Nkubwire karite z'umuhanuzi mwiza dukeneye, ni umuhanuzi cyambere watumwe n'Imana ariko akamenya igihe atangiramo ubutumwa yahawe n'ahantu abutangira. Yego, tugana ku musozo rero. Ubwo rero icyo tukibikiye abantu nk'ikiganiro tuzashobokura. Yego, tuzakora ku kintu bita urugi. Yego, inzugi z'abahanuzi bagende bari bicyo kiganiro. Hariho akantu kansekeje gakomeye, yaravuze ngo bananiwe gukinga. Yego, kandi urugi rugura make. Yego, rurahendutse. Ara nakandi kantu twakomejemo kuri kino kiganiro kavuga ngo ikintu bita ikinyabupfura. Dusoza ugira abantu inama bagira ikinyabupfura, nubwo n'urugi narwo tuzarugeraho. Ikintu kibabaje nuko batagira urugi kandi rugura make. Yego, n'abantu bakaba babuze ikinyabupfura kandi kitanagurwa. Kandi kitanagurwa. Nubwo ugeze ku nshenga bwose, ariko bikema ibi bintu ntago twabireka gutya ngo bikomeze bibeho. Umushumba yarabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Yego, ariko twebwe turi gusa
utuntu tubyita gusesengura, hari igihe batabyumva neza, ariko turi gusa nk'aho dukuraho abantu igihu ngo basobanukirwe neza ibyo tuvuga. Tugana ku musozo rero, ndagira ngo ubwire abantu bagerageze kwiga ikinyabupfura, biga ikinyabupfura, banige no gusaba ubwenge Imana, kuko twese ntabwo abantu bose bafite ubwenge. Imana ishobora kwereka bikemu impamvu bimeze gutya na gutya na gutya, kubera ko ari iyi mpamvu. Warangiza ukagenda ukavuga ati bikemu, ati dore rwose abaye umuntu w'umugabo uresha utya, ariko dore ibintu byaranze. Urakoze cyane. Tugane kuri conclusion, ugira icyo wambwirira. Yego. Kandi gikwiriye. Hari ikintu kimwe kigira umumaro. Hari Imana iguha igitekerezo cyiza, ariko ukagisohoza mu gihe kibi. Hari n'igihe ugira igitekerezo kibi kigasohora mu gihe cyiza. Ibyo bitekerezo byose nta mumaro bigirira abantu. Igitekerezo cyiza gihuye n'igihe kibi, n'igitekerezo kibi gihuye n'igihe cyiza, nta mumaro kigira. Ikintu kigira umumaro ni igitekerezo cyiza gihuye n'igihe cyacyo, kigomba gutambutswamo. Kabiri, ubwami bw'Imana dukoreramo ni projet implement yarangiye. Ntabwo dufite udushya n'udukoryo twinshi two kuzanamo cyangwa kwandika Bibiliya nshyashya zindi zitanditswe. Dukorera muri projet yuzuye. Ahubwo bijye bibaza kuba muri iyo projet implement yarangiye Yesu yasize y'implement ngo twicare dukore. Hari abantu bashaka kuyameriyora no guhanga mu dushya n'udukoryo Yesu atigeze ahanga. Ugasanga barajya kure y'ubutumwa bwiza kubera gushaka kurema ibyo Bibiliya ijambo ry'Imana ritaremye. Umuntu wese mu itorero akwiye kumenya inshingano ze. Umuntu wese mu mamagaro we akwiye kuhagararamo, kandi tukaba kuri standard yo kwemerana, kubera ko iyo rigize ikibazo rigacika, umutwe niwo wa mbere ubifiringa ukababara n'ubwonko. Niba mwene data ari umuririmbyi, ngomba kumwubahira ko aririmba kuko nge ntabishoboye. Undi yaba ari umuhanuzi nkamwubahira kuko ari umuhanuzi kuko ndashoboye guhanura. Undi yaba afite impano y'itangazamakuru nkamwubaha kuko ari umunyamakuru azatambutsa ibikorwa by'itorero bikamenyekana. Undi yaba ari umushumba nkamwubahira ko yahawe gushumba nkaba intama nziza kuko mfite umwungeri unyoboye. Ariko iyo abantu batari muri standard yo gushaka kwemerana no gukorana nka timu nk'ingingo za Kristo, birangira nyine amatorero ahindutse nk'amashyaka nk'ayandi mashyaka yariyo yose, kandi twagakwiye kuba umwe muri Kristo Yesu. Buri muntu wese mu muhamagaro we niga kumenya uko ukoresha, amenye igihe nyacyo gikwiye cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, dore ko na Bibiliya ibivuga igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, igihe cyo gukora n'igihe cyo kudakora, igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka. Buri wese namenye uburyo akoresha umuhamagaro we, kandi twemerane twese kuko turi ingingo za Kristo. Ibindi tuzabigarukaho. Amen. Ndagira ngo udusengere rero, dusenge, kuko burya n'isengesho naryo rigira imbaraga zirenze izo dufite, nubwo n'ubutumwa nabwo bufite imbaraga. Burya abanyarwanda bajya baca umugani ukomeye bavuga ngo babwirwa benshi akumva beneyo, ubwo beneyo ubwo barabyumva, abandi kandi ubwo babyumvisha ubwo babifate. Kuko duhamagarwa kwinshi, ariko twese ntiduhamagarwa kimwe. Reka dufashe dusenge, anabadukurikiye nabo iri sengesho naryo ribagirira akamaro. Ndagushimiye cyane Mwami Imana, ngushimiye ko twakuremewe utaturemewe, bityo rero turakwinze kugira ngo uduhe kubaho dukora impamvu waturemeye, kuko gukora umukoro utari uwacu bingana no gutsindwa. Mu izina rya Yesu Kristo byambaje wakoze. Amen.